nawe amaze kubesha abantu benshi urumva benshi urumva kugira ngo bamuhereze amafaranga urumva noneho sasa mubwire Ezekiel namwe ati Ezekiel wewe uzabwire Noheli mukorane ikiganiro wishireho kubwira ibyo nabwiye Ezekiel urumva nibyo namubwiye namwe atushyireho munyomoze ukuntu ababesha abantu urumva bakamwohereza amafaranga urumva bazi ko ari umuntu muzima uyu mama arubatse urumva afite umugabo afite abana urumva ashobora gushaka inyungu ziwe z'udufaranga akura kubera ko azi ko aba diaspora nibo bantu batanga ifaranga uramubeshya ngo naguhanuriye nabonye ibi Imana yambwiye urumva kugira ngo urumva abone ko ari ibyo koko niba uri umusenzi urumva nibyo nabwiye Ezekiel ndamubwira sasa wewe uzashaka ukuntu uzahamaga sinanamubwiye ngo wakore wenyine ikiganiro pe ubaze na gasoro yamubwiye ndamubwira sasa uzafata ikiganiro ukubera ko mubishyira kuri YouTube ujye unyomoza mujye munyomoza abantu kuko muvuga ngo murasenga urumva umuntu wita umukozi w'Imana ngo agiye kugusengera nawe ashaka kugira gute ubufaranga bw'uyu mama urumva no gutunga abana urumva n'umuruho abaruha hano i Buraya bagira ngo amafaranga ari ahantu bayatoragura urumva nuko byagenze pe ntago namubwiye nabi njye naramubwiye gusa ngo uzabwire Noheli agwe ikiganiro noneho mpamagare live munyomoze ibintu yavuze byose ko nta na kimwe yavuze noneho sasa arangije araza arababwira muhita mushyira kuri YouTube iyo mushyira kuri YouTube akaguhereza nimero zanyu ukampamagara urumva abisobanura nkavuga ko ibyo bintu ya n'umutekamutwe ndamuzi ko ndamuzi pe urumva twese ntabwo twari tubanza urumva n'ikindi cya kabiri yewe nta kintu kimbabaza nk'ibintu cyo kugira ngo baje gucakaniza kuri TikTok n'inga Facebook bavana amafoto ganjye ngo bari kuyashyira ku mutandao yewe nabakoreye ikibi cyo babonye hariya narakoze ko ntashakanye na Noheli ko nasezerano nagiye byo mfitanye nawe ko nifite umugabo wanjye ko nifite abana banjye izo manga zimana nawe taramaye uvana kare ibuna niba ndakuzima ikindi cya kabiri baza kunsha kuri social media uwo nabyenga nshire kuri social media ninde ubu kari ubunyanya sibwo ari kumpira wambwiye ngo wambwiye ko witwa Madina wambwiye ngo witwa Madina Noheli ajya kugwanurira umugabo wari wamubwiye yuko nta mugabo ugira cyangwa nibyo yibwirije reka iwe yaranyandikiye ushaka no kwakura ku yindi simu nkakwereka amapere giwe yaranyandikiye sinamugarukamo aranterera sinamufata ubwa kabiri ari kunterera niho namufashe mufata byabiriye mu bantu benshi abantu hano baba bari benshi cyane sinagambanye nawe n'amagakika garenza 5 ibyo kugira ngo arankunze ngo nige turi kuganira mu byo gukundana nabyigeze kuba iwe ijambo ryo yakuye ari kumbwira ngo ari kumanurira iby'Imana yamutumye kugira ngo aguhamagare video call ntabwo mwari musaza umuvugana kuri video call umva chipizo sikano kanya ntabwo ubwo munsi niho yabonye namba yanjye sinzi n'ukuntu yayibonye kuko narabimubajije arambya ngo ntamubaze ukuntu yabonye namba yanjye Madina nk'umugore w'umugabo kuki witabye umugabo nka Noheli cyangwa umusore nka Noheli kuri video call umuntu utazi kandi ufite umugabo kuki wamwitabye video call kandi iyo umugore utihamagara call WhatsApp umva rero papa wanjye reka nze mbikubwire njye yandikiye buri gatatu
ukumvikana kwanza namaze nabikontrola natwe kuganira imba atari buri gatatu bikane aramamagara aranyandikira sinamugarukamo arongera aranyandikira sukamo anterera isimu sinayifata yego ukumvikana anere ubwa kabiri ashyira video call njyewe njyenyine ndabibariza we hurinde yego arangarukamo ngo ni noteri umukozi w'Imana ngaba muri ndamubaza ubahe arambye ngaba mu Rwanda ngi Kigali yego ndamubaza inamba yanjye wayibonye ute arambaza nawe arangarukamo ngo ntamubaza ukuntu yabonye inamba ngo yambonye ngiye kuri TikTok ngafite TikTok yanjye wowe suba kuri TikTok kuri TikTok njyewe simuzi kuko ntabwo nigeze kumuha ubusitani ariko uba kuri TikTok njemba kuri TikTok ariko ntabwo nigeze kumuhereza uburafiki kuri TikTok namba zawe ziba kuri TikTok ni benshi cyane ni isi yose nzima icyo mvuga wowe uba kuri TikTok nimero zawe ziba kuri TikTok aho sasa niho nshaka kugira ngo mubaze ukuntu yabonye nomero yanjye ninde wayimuhaye aravanyirwa aja mu bindi atwereka aba mariage ukuntu basezeranye yego ngo nibo babasabiye ngo none nanjye ngahenda ngasabire man umva njyewe rero muzehe simuzi ntabwo nzi singo ntabwo nkuzi jewe nejo nabumvise gutyo gusa mu kiganiro numvise amaudio mbonye inamba yawe zino sahizi ari hejuru yuko mbonye ikiganiro cyo bari abahanuzi bigira abahanuzi arabahanuzi b'ibinyoma yego imvugo abahanuzi bwabo babukura kuzimu babugarure kuzimu ariko umuntu w'umukozi utinya Imana ntabwo yoshakisha ukuri kutahari mu bantu batazi Madine ejo ko twaguhamagaye kugira ngo uduhe ukuri ukadutega umwana ukaba ari we uha telefone kuri video call okay aho nganda gusubiza papa yewe hara niho ari kutubwiza ukuri kose nawe ukamusomera ukamubwiza ukuri mu kiganiro umva isimu yanjye njye mfite abana nakugira mfite abana sibyo isimu yanjye isaha yose abana bayifite imba mwarantereye umwana ari uyifite ari kwikinisha game akabafata nanjye guno munsi niwo mbyumvishije mu kiganiro kumva umwana wanjye niwe wabafashe mu mugambisha igiswahili arababyangazi gake agiye kubagarukamo ababwira ngo amundono guno munsi niwo mbyumvishije mu kiganiro I don't know Kinyarwanda English noneho njyewe uwo munsi izo saa mwanereye atari njye ufite isimu ari abana banjye bari gukinisha isimu kandi nakabuza ko katuma nima abana banjye isimu kutayikinisha yego njyewe nifite abana banjye mwere kubahereza isimu bakayikinisha uko bashaka oya birumvikana njyewe muri magufi igitumye nakwakora birangiye ikinyikubwira muzehe twakuye niganshaka nomero yawe kugira ngo tugane iki kiganiro bingo yego ikintu kimbabaje cyane cyotuma nakurikirana bino bintu ni ikintu kimwe yego abantu benshi bibwiraga ngo ndi Buraya sinokurikirana iby'Kigali ningi bya Kongo ningi byashye ino social media ni isi yose nzima ufite uburenganzira cyane rwose umuntu avaniwe mugenzi wanjye akankorera inabi akanshaka ku social media ngiyi nubwo nabandi hehe kuzimu ni ngombwa ushobora gukurikirana aya magambo yego njyewe ikintu kimbabaje cyane ni ukugenda taraganiye n'abantu amadakika 5 gabe make tugamba 5 batari bacondoza ukuri kw'aya magambo yego ngo baguterere ku simu bagucondoze uyu muntu wamubonye ute byagenze ute bimeze ute bihagaze ute bagahita bumva akajambo gato ukashira kuri social media batambajije ubwanjye ngo mbasobanurire ukuntu bimeze yego
bakita abakozi b'Imana ugasanga ni babandi begura za Bibiliya ngo n'abakozi b'Imana kandi ari abakozi bo kwa Satani. Yego. Ni gute ngewe bano bagabo babiri bansize kuri social media bakajya gushakisha n'amafoto yanjye bakayashira kuri social media? Ubwo ni Noheli na Ezekiel baruhawe nandi? Ubwo ni Noheli na Ezekiel na Noheli uvuga? Ndiyo, Ezekiel na Noheli. Hivi unajua Kiswahili? Wewe ulizaliwa wapi? Madina, ulizaliwa wapi? Kwa sababu nijue Kiswahili unachoongea. Mimi nilizaliwa Kakurongo, mimi niko Mkongomani. Wewe uko Mkongomani eh? Ndiyo. Tatizo lilopo sasa, nataka nikuulize kwa nini uliitika kwa simu, kwa picha, video call ukaitika mwanaume na wakati una mwanaume? Sikua papa. Unaniuliza swali teke sana. Sio teke. Wewe una mwanaume, wewe ni mwanamke wa mume. Unaniuliza acha nikujibie. Ndiyo. Singo. Uramba jijere kanze musubiremo, sibyo? Yego. None ongewe nakwandikiye warunzi? Ntabwo nari nkuzi. None kubera iki nagutereye ukaba warucari mu rusengero ubuno huviriyemo kubera iki wowe unereye utanze? Siko wabonye namba yanjye mu simu yawe? Navuze ntuye muntu yashatse yambuze ariko video call eriko ngo yamamagaye video call nanga kuyifata, mubaze ko nigeze mufata kuri video call. Jewe umuntu tutaziranye ntabwo namuhamagara video call cyangwa amamagara. Umva rero tutaja muri marembare dukemura amagambo muri magufi. Singo nicyo shaka umbwira ibya Noheli, umbwira ibya Ezekiel kandi umbwiza ukuri kubera yuko jewe uri murambira nk'umunyamakuru kandi pasiteri. Mbashaka guca amazimwe, sinshaka urumvura umugore w'umugore ni gute umuntu ajya gutereta umugore w'umugabo kandi yamaze kumubwira ko afite umugabo yarangiza akajya gutandukanya umugore n'umugabo. Umva ngende kubwire Noheli wowe wenyine Noheli zino sahu unyakuye. Yego. Amaje kumamagara ari kumbwira ngo njewe ngo kuberi ngo nje mu gitondo yamamagaye ndi mu kazi. Yego. Arambwira ngo mbese mfite umugabo. Ndamubwira yego ndamufite. Mbona isimuye imeze nk'iri kuri codinga ndamukupa. Yego. Tukumvikana? Yego. Umva. Yes, indendo ubuntu bw'ubucucu ngubwo abantu bakitawe n'abapasteri n'abakozi b'Imana. Ntabwo Noheli ari pastor. Noheli ntabwo ari pastor. Nimwe mu bagira abapastor ariko Noheli si pastor. Umva n'ikindi cya kabiri. Yego. Aho nafatiyemo uburimanganya bano bagabo kari babiri. Ezekiel mu gitondo nawe yamamagaye mu rukerera. Bikwenda kujya ku kazi. Ndamubwira Ezekiel kubera iki mwansize ku social media afitanye ikosi kinamwe. Wowe nyine arambwira ngo atansize kuri social media ngo mbese abana be babahute umuryango gwe ngo yagurisha ute. Umwana ngo abana ba Ezekiel babaho bate n'umuryango we wabahute niko babahute ngo ninga umuryango gwe babahute. Arambwira ngo nimba nshaka kugira ngo bibe kuri social media ngo ni muhereza amafaranga umereze n'abandi bikiganira amafaranga. None social media ni ubucuruzi bwo kumva akantu gake bakajya gutanganika kuri social media. Ezekiel yakubwiye ngo kugira ngo ikiganiro kiveho no ku bindi biganiro by'abanyamakuru biveho utanga amafaranga. Ngo mwanga amafaranga yagiye kunshiraho nje twabifatanye ko ndama amafaranga. Ntabwo yakubwiye umubare w'amafaranga se? Urumva nkubwire ko yego urumva reba ku kiganiro cyawe urumva nta foto y'uyu mama yari iriho ariko urebe ku kiganiro cyiwe yashatse ifoto yiwe ayishyiraho cya Ezekiel. Reba kuri ntuze yiwe ya Kiranuka, reba kuri channel yiwe ya Kiranuka TV yashyizeho ifoto. Noneho sasa ashyiraho ifoto zari kuri TikTok n'uyu mumama arimo arabyina. Urumva ngahibaze ko byari byarangiye. Urumva iyo adashaka ko mama yashaka kugira ngo ashake byuzi. Urumva yego
adashiraho uyu mumama urumva ngaho uyareba nk'icyo kiganiro kwe urebe icyo kiganiro ngiye muri makuru wa muzehe we ngewe bino bintu ndabikubwiye kugira ubwire nani uwo mugabo Ezekweli ubwire uriya Noheli wabya Noheli byo bambabarire bangure kuri social media kuko natwabifatanye Noheli amaze kubamo bangure kuri social media kuko natwabifatanye kugira ngo banje kuri social media nicyerekana ikizibiti cyo nabakoreye kibi n'ikintu kibi cyo nakoze cyo kugira ngo banje kuri social media ukubyumva uwo bashaka kuri social media ni umuntu wakoze icyaha akitanganika ku karubanda uwo muntu washaka kuri social media ngewe karubanda kiko nisizeho ko kugira ngo baje kunshaka kuri social media amakuru dufite nuko Eric muri kumwe ngo yasabye Ezekiel ko yatangaza amabi ya Noheli ariyo mpamvu Ezekiel yemeye gutanga voice note zawe. Ese koko Eric muri kumwe gesimuzi Ezekiel ni umuzi baziranye na Ezekiel gesimuzi. Eric waba waremeye niwe wabwiye Ezekiel ngo atange akora ikiganiro kuri Noheli? umva yego ndabikuriza neza cyane sibyo yego sinabwiye ngo voice azishireho yego ariko nari mubwiye urumva ko Noheli ajya avangirwa urumva yego kubera ko mu diaspora ashobora kumwohereza agafaranga urumva agahita amubwira n'ibirenze sinamubwiriye uzamubaze Ezekiel uzamubaze ko namubwira abishireho namubwira ati ikintu uzakora nukora ikiganiro urumva yego na Noheli uzampamagare noneho mbivuge mwerekane ukuntu abesha abantu ngo ni umuhanuzi naho avangirwa nari kumubwira ibyanjye urumva nari kumubwira ibyanjye ibyo yampanduriye urumva kandi icyo gihe sinkubeshya ntabwo yari mu bukwe yari mu kabari urumva anyohereza arambwira ati ntiwabonye ibyo ntuzi yerekanye kuri YouTube urumva avuga nde yanasize nawe ntabwo ari kuvuga ngo nawe yari muzima inde wari wasinze ibigambo yavugaga inde wari wasinze ibigambo yavugaga kandi turana Noheli yari yasinze mbikubwiza ko yego mbere n'ubwo yarayigana neza ko yarajya itariki 25 ni kwa gatandatu yego urumva uzarebe sibyo Imana imbabarire umuntu wagiye mu bukwe yari yambaye intuze yari yambaye agapira ka simple k'umukara ubwo hari kuri video call yambaye kuri video call twatimo turavugana urumva yari mu kabari mbivugishije ukuri niba mbese sinzajye mu ijuru niba bari baho yari yambaye umupira w'umukara n'ipantaro jeans yego ntabwo ari mu bukwe gusa yahanuye ko yamaze kubwira uyu mumama urumva araje kubwira uyu mumama ahita amubwira ati reba nabo nahanuriye urumva ari mu bukwe urumva bari mu bukwe ntabwo yari yambaye nk'umuntu yerekanye abadamu bambaye iby'imyeru n'umugabo wari uri wambaye kositimu aradutope none se bibaye ari iby'umwaka ushize twari kubibwirwa n'iki yego urumva rata wewe gusa ibyo yavuganye ibyo yerekanye ishobora kuba ari igihe cyashize wenda urumva ari akavidewo yerekanye k'igihe cyashize yego ndabizi ko nawe uzi ubwenge uzamubaza se kuwa gatandatu wari mu buhe bukwe wumve ko tutakureba njyewe umutekano nze mubwire please njyewe nshaka kugira ngo
uganire nabo bankure kuri social media nta cyaha nabakoreye. Sasa Madina urumva Noheli na Ezekiel nibo muziranye, je ntabwo nzi muziranye. Wowe uganira na Noheli mwavuganye, ugane na Ezekiel, niba Ezekiel muziranye niba ari Eric, umwe muri mwebwe uwo baziranye wese aba ari umubwira kuko je urumva jewe nta kintu nababwira kuko je ntabwo ntaho mpurira nabo. Je nahujwe nabo turi mu kiganiro batanga ibimenyetso, Noheli agaragaza ibimenyetso by'uko mwavuganye, audio yaranazimpaye ndazifite zimwe na zimwe, izindi Ezekiel yazihawe na Eric. Hanyuma rero sasa Ezekiel atubwira ko Eric yamusabye ko yatangaza kuri kamera ko Noheli ari ibintu nk'ibyo. So rero urumva mwebwe na Eric muri aho nimukemura ikibazo, nimubara kugikemura deni, mubwire Ezekiel mubwire Noheli bose. Ezekiel we n'umunyamakuru, afite n'ikinyamakuru, Noheli nta kinyamakuru agira. None kanze mwibarize ari gaho Ezekiel ni umuterera isimu iwe arasaba ikeya inde ngewe ntabwo ari ngewe wamubwiye ngo anshire kuri social media. Urukumva nawe ko ari kugamba kari Eric nge yashiho Eric nge wakandeka kubera icyo ari kuguma kunembeza kuri social media ni ukubera iki. None se Madame Madina, Ezekiel yakuye hehe amajwi yawe kugira ngo ayakoreshe? Urumva Ezekiel yabonye amajwi yawe yayakuye kwandi ko atayahawe na Noheli, yayahawe nande? Aho ngaho ni ikintu cyoroshe cyane kanze musubize. Yego. Akimara kuganira n'uyu Eric yaramubajije gutya ngo none uwo mudamu ari he waho ari guhanurira. Nandi ku gikoni Eric aramamagara ashobora kutaro ndenda ni wikitene aramba ngo baganira ngo na ninde Ezekiel ngo reba nguyu ni wamuhanu. Ezekiel nawe ahita agamba ngo aro mumere ngaro amubyeyi madame ndagamba aro amakuru ni meza. None ibyo byo ndi kumva ngo by'ubuhanuzi ngo bimeze ntabwo yakuye kari mu kiganiro. Umva ngiye mwizo saha kwera kubeshani nabi izira sauti yarazirikodinze naganiye nawe nasimu ruhande yo nari mfite wewe nyine niwe wari kodinze. Nakuriza hivi Ezekiel wakati alipokuwa kwenye kipindi hakukwambia ya kwamba yuko kwenye kipindi cha utangazaji? Ngewe wambwiye kari mu kiganiro kagiye kuja mu kiganiro kuganiriraho ni nani Noheli. Noheli ateye isimu asanga ngewe nagiye umwana ni ufite isimu ejo nanjye nabibonye n'umwana twararebanye, umwana w'igikara mwiza cyane, umwana utari inzobe namubonye. Ndagira naravuga ngo umwana uburenganzira bw'umwana bwubahirizwe. Ariko Ezekiel nagiye cyo yigeze kumbwira ngo agiye mu kiganiro uretse ndenda gusukumira audio yo namubajije. Ezekiel weho kubera iki uri kugamba aya magambo imba uri ari umukozi w'Imana nawe ukaba uri umukozi w'Imana uri umuhanuzi nawe ukaba umuhanuzi ukareba inama irenda kugwa mu cyoba inshuti yawe y'inama irenda kugwa mu cyoba kubera iki utahagarara ku muko ukayizahura mu cyo cyoba. Araceceka akatisimu kubera iki akasisimu ndi kumubwira ibyo bintu. Agusaba amafaranga Ezekiel kugira ngo akore ikiganiro wa hari ryari? Uyu munsi mu gitondo narindi n'undi mudamu turi ku simu mudamu amaje kunsukumira bino bishosho media byo basizeho arabwira n'uwo mudamu ngo ngeho kugira ngo nyibakurireho ngo mumereza ayo mafaranga ngo mumereza amafaranga mu membe ngo muhembe n'ikindi cyama cyanjye turamubaza ngangahe yanga kugagamba. Ngiwe ngo ntabwo yopfa kugikuraho ngo kuko we ngari kudiru ngo yo kugira ngo abone izo kubeshaho umuryango we abana be. Iryo jambo yariganze abona amafaranga yo kubeshaho umuryango we. Ushingiye ku ntuze ku byo Ezekiel yatangaje, voice note zawe yatanze, izo Noheli yagaragaje yatanze, niki wifuza
nk'umunyamahanga abanyarwanda bakoreye wowe wabyisi ihohoterwa kubera yuko bakoresheje ifoto zawe utabahereye uburenganzira. None ari Noheli na Ezekiel niwe muntu ubona ko ari mu makosa? Urumva hagati ya Noheli na Ezekiel ninde uri mu makosa? Ukuri kurahari. Urukubyumva ndakumva kugamba kuri niko parazima nicyo cy'ingenzi. yewe kugamba nzi kugamba icyo ari cyo ndabyumva n'igiswahili nushaka ukivuge ndakizi cyane. Umva rero Ezekiel kosa ryo ndi kumurebamo nijyo kugenda akaja kunja kuri social media kandi kureye yanyakuye njabiriye ndi kugamba ijambo rimwe nkagenda ngasiga isimu abandi aribo bari kwigambiraho. Yaba yarakubwiye ko ari mu kiganiro? Umva uburetse maze nagusobanurira iryo jambo ryumbajije kwanza. Yego ukumvikana kuko ibintu hano ntabwo turi gusahura. Nje naguhamagaye nshaka kugira ngo musobanurire ubasobanurire ikosa ryo naba narakoze kugira abantu bo nari ntazi babaye nk'impanuka mu simu yanjye kugira ngo baje kunshira ku kiganiro nka kiriya kuri social media. Yego mu gahunda no muri leta bakwiriye gukurikirana ibyo nakoze cyatuma bajya kuri social media. Njewe nakoze iki cyo kugira ngo bashe kuri social media? None rero kanze musobanura icyo kintu. Yego ikosa ryo narebaho uriya Ezekiel ikosa rimwe reba kanze ndikubwira. Ezekiel akibona ino nomero yamuhamagaye tari ngewe manje kumuhamagara. Yego yahamagawe na Eric kuri nimero yawe. Ku nomero yanjye ya Eric yasizemo umuriro yari kuganira na Noheli nomero yewe isiramo umuriro amuhamagarira ku yanjye. Eric yakoresheje telefone yawe? Ndiyo. Yego icyo cyatumye inomero ya nani ya Ezekiel yinjira mu simu yanjye. Yego sibyo? Dari nge wamwishakiye ku giti cyanjye nkuko ngewe mushatse ngewe ubwanjye. Yego so amaje kumva kandi azi ngo Eric yasinze ibyamubwiye hatari tonde kamanza yabicyondoza yabyitegereza iwarahubuka aja gushaka kuri social media ahubwo atasizo Eric ubimubwiye ubimusabye ngewe aja kunshira yansizeho nk'aho Noheli nawe Noheli ngiki cya kabiri cya Noheli sasa tugiye ku ruhande rwa Noheli. Noheli uramurega iki? Noheli yewe ajya afite ndiri ajyo ndikubwira. Yego Noheli afite amakosa amakosa ki gatuma nagamba Noheli afite amakosa. Noheli yaramamagaye yaranyandikiye uburi gatatu anerera uburi kabiri ubwa mbere arambura ubwa kabiri ndamufata. Yego mbonye imiri kurya ndamubaza we hurinde nawe arambwira ngo ngewe nitwa Noheli ngoya nitwa Noheli ariko mba muri Rwanda. Ndamubaza ikindi kibazo cya kabiri inamba yanjye wayibonye ute? Arangarukamo ngo iby'inamba ngo nge ntarimubaza ngo yambonye kuri TikTok. Yego TikTok imeze nk'iyi social media imeze nka Facebook imeze nka Instagram uri kubireba. Yego buri muntu wese aba ahari. So ikindi cya kabiri aja kongera kugamba ngo ngewe ndafite ubuhanuzi bw'iwanjye ubwo buhanuzi sinabumutumye sinigeze kugana nawe nagumwe wenda ndi kumuganyira singo ngo turukuyaga wenda ndamuganyiye kuko nabwo nari muzi na watanze kubera iki nawe yareba mugenzi we amaze guhabwa ubwo ruhusa kugira ngo bashe kuri social media nawe agasubira inyuma nawe agahindukira akaja kunsha kuri social media kandi nawe ntamuzi. Abo bagabo babiri
impamvu icyo babageje bafite uwabatumye ninga ntabwo ahari. Nshaka kugira ngo umenye icyo kintu cyabatera kugira ngo baganire n'umuntu umunsi gumwe idakika, nabahaye airtime yo kugira ngo aganire nabo bagahita bamukubita kuri social media atari ubibasa. Ikibazo nshaka kukubaza rero ni iki kugira ngo urambwe ngo urashaka ko nkubariza Eric yahamagaye Ezekiel muri kumwe siko wambwiye? Noheli yaguhamagaye uri kumwe na Eric siko wambwiye? Benshi mu nzu na Ezekiel nabo turi benshi mu nzu nari umwe gusa. Nanjye wampamagaye uyu munsi ndi mu rusengero, Eric yampamagaye ndi mu rusengero, sinanizi ko ari na Eric. Urumva nawe nari kumuhamagara kubera nimero zampamagara nyinshi. Eric mupfana iki? Eric murakorana muri mu kazi, icyo upfana na Eric? No, Eric baje hano, baje mu fete y'umwana wanje. Yego. Ntabwo baje ngo turaziranye komite ngo wenda ni inshuti yanjye uko buri gihe biba byose Eric muri kumwe. Baje bararitse nkuko nawe wagira ubukwe ningo ukabona nk'akantu kabushimisha ukararika abantu bakashika iwawe. Yego. Niko bimeze. Niko bimeze. Mpa Eric twivugane nawe. Yashatse yabuze. Eric ndakumva. Wigeze uvugana na Ezekiel uramwandikira umubwira ko channel ya Ikaze TV Rwanda na Kiranuka TV mugiye kuzikuraho mugiye kuzikuraho burundu? Akubajije Padiri Nahimana umubwira ko wamubwiye ko wemera Padiri Nahimana. Uyu munsi wa none ni ibyo wabwiye Ezekiel ni ukuri, ibyo wabwiye ni ukuri cyangwa yarakubeshyeye? Reka nkubwire. Okay. ibyo nabwiye uriya urumva? Yego. Twaganiraga kenshi pe gashoboka. Yego. Urumva? Naramubwiraga ati mwokabyara mwe mwagiye mureka amatiku muvuga ko muri abantu b'Imana. Yego. Urumva? Ko mushaka urumva? Sinari nzi ko iyo Ikaze TV ari yawe. Urumva naje kumenyana nyuma amaze kumubwira. Arambwa ngo ni ya Claude. Ndamubwira ati wowe na Claude mukora ibiganiro. Urumva? Ariko muri vuguruza nk'abakozi b'Imana. Yego. Umuntu akafata bimwe muvuga byiza byakubatsa abantu. Urumva? Mugahita mugira gute? Mugahita mubigira intuzi. Mugahita mubigira kugira ngo mutwike. Yego. Ndamubwira ati urumva? Njyewe urumva? Ushobora gufata iyo channel yawe. Urumva? Yego. Ngatanga urumva? Kuri YouTube ibiganiro ukora hava ko bitafasha nta muntu bifasha. Urumva? Yego. Bakabibloka. Nibwo isambwira ngo Ikaze TV ni yawe. Mwari mukwe ku kiganiro twari turi mu kiganiro kigiye cya Mutesi na Claude na Rusagara yapfuye. Okay. Mutesi upanga iki na Mutesi cyari gutuma ukuraho channel yanjye ni ya Ezekiel? Umva nkubwire. Kubesha n'icyaha iri mu ijuru. Mutesi sinamuzi mubona buri kuri social media. Kuko wabwiye Ezekiel ngo nidukomeza kuvuga Mutesi ngo channel zacu munazikuraho. Oya reka nkubwire ntabwo namubwiye ngo nimukomeza kuvuga Mutesi. Urumva namubwiye yuko ibintu mwakagombye aravuga ngo iwe n'umusenzi. Nawe ukavangura umupasiteri. Na Mutesi ni umupasiteri. Urumva? Nindo muraterana amatiku. Nindo babakureraho urugero muvuga ngo muri abapasiteri. Yego. Urumva? Ati umuntu aba afite ubushobozi bwo guhamagara kuri YouTube. Ariko ibya Mutesi warabimubwiye? Naramubwiye simuze. Uwe ni cyagihe urumva? Ni cyagihe buri munsi urumva? Ibyawe na Mutesi byari byashushe. Mutangiye kuvuga Mutesi amaze kuvuga ngo waramusabye. Ngo aramubwira ngo mujyane niba ari hehe.
urumva niko cyanye nahise mvuga ati pe ko n'ikiganiro cyose ushizeho urumva yego uzarebe link yanjye liking ntabwo sinabimenye okay nakohereza link yanjye njya ndalikingaho ikiganiro cyawe cyose n'ibiganiro byose na likinze n'aya masa nabikwereka urumva n'icyagiye byari byashushe umubwira ko wemera naho Imana ko mukorana se wari ubikwiye kuki oya aho sinigeze mvuga naravuze ati ahubwo mwagiye mukora ibiganiro bya Padiri Nahimana utwika ngo perezida wa Repubulika yapfuye natwe tugatwika gutyo se ahubwo nibyo byiza ahubwo mwatwika aho kugira ngo utwike umva mubwira aho kugira ngo utwike ibintu by'Imana si byo kugira ngo utwike ibintu by'Imana urumva nta muntu ukuboneraho urugero ahubwo watwika nka Padiri Nahimana we aravuga ngo perezida wa Repubulika yapfuye none se natwe tukavuga nk'uko Nahimana avuga Padiri Nahimana avuga mwebwe muzi ukuri ni umupolitisiye we ntabwo uri umupolitisiye ntabwo wabivuga nawe ufite ubwenge ntabwo wabivuga none se kuri umunyarwanda numvise uri i Kigali wowe wemera ko ibyo Nahimana avuga byose niko ibyo Nahimana avuga niko ubyemera nta na kimwe nemera cya Nahimana ahubwo Nahimana we urumva nawe aba afite impamvu zo kuvuga iwe kubera ko avuga ngo arashaka kuza kuyobora igihugu nta muyobozi gifite ubona yakiyobora se koko iyo urebye ubona nta muyobozi wari cyangwa ubona Nahimana yayobora igihugu cy'u Rwanda mu banyarwanda yayobora avuga ngo perezida yapfuye isi yose itabimenye ariko bana abantu barasaze mu mutwe rwose umva Claude Pastor yego urumva bavuga ngo umuntu yarapfuye urumva abandi baba mu gihugu bamubona kandi bakamusobanurira wagiye ryari ujya mu Rwanda maze imyaka 12 hano Burayi ujya mu Rwanda gusura biwaje se byibuza muri famille ngo urebe u Rwanda urebe uvuga uti mu Rwanda hameze gutya kuruta uko wakumva amagambo yo kwa Nahimana nyine ukavuga uti batwike Nahimana ibyo nkubwira urumva yego mu Rwanda maze imyaka kuva corona yazaho sinigeze nsubira mu Rwanda kubera ko hano bari basa nk'abablotse ibintu byose urumva kandi icyo gihe ntabwo umuntu yakoraga kandi uzi ko kuza mu Rwanda uba ufite financial yuzuye sibyo kandi amafaranga baduhembaga icyo gihe wakoraga nk'iminsi 3 urumva nyine yo kurya ubuzima gusa bwahuriye yego urumva ariko u Rwanda njye mafite umubyeyi wanjye mfite papa wanjye mfite mama wanjye aho urumva bose baraho batuye Kimironko urumva nushaka uzagenda ubabaze urumva yego baba Kimironko iruhande neza hateganya na Excella School unambwira nakubwira ibintu byose aho mama wanjye abayeho neza papa wanjye abayeho neza ntabwo ari kuvuga ngo wenda ntago bayoberwa kuvuga ngo perezida yapfuye ngo bareke kubimbwira cyangwa ngo banyereke ukuntu urumva ngo banyereke ukuntu igihugu gitsa wowe si ubona perezida buri gihe iyo ubona perezida wa Repubulika buri munsi aba ari mu turere yagiye gusura uturere ayoboye inama za guverinoma muri perezidansi ajya mu nteko ishinga amategeko wowe ntuvuga uti ntushobora kuvuga uti ubwira abantu uti nyamara Padiri Nahimana yarasaze ntabwo ari umuntu muzima ahubwo Nahimana n'umusazi wapayutse mu mutwe utagira ubwenge umva nkubwire nta n'ubwenge agira pe ariko nkubwire urumva mu bantu numva cyane pe urumva njyewe niyo naryamye gutya sinkubeshye niyo naryamye gutya kugira ngo nsinzire mbanza ngashyiraho ikintu cyo amakuru numva amakuru arimo aravugwa urumva icyakubwira ko urumva no gutora nzajya gutora urumva urabaruye muri ambasade y'Ubuholande cyane rwose ndi umunyarwanda wujuje amategeko ambasaderi ubayobora mu Buholande yitwa nde uwo nari nzi yitwaga nuzi yaragiye
niwe wari waragiye muri Kongo. Wagiye muri Kongo? Wari waragiye muri Kongo akavayo. Uba muri diaspora se muri ambasade y'iwanyu aho ngaho mu Buholandi? Ndabyina no mu itorero ry'Abanyarwanda hano mu Ntuzi muri Holland. None se eri nk'umuntu uri umusore urubatse? Ndi umusore pe. Ese umusore nkawe ujya kuvuga ngo abantu bakore nk'ibya Nahimana, abantu gutwika showbiz yo mu Rwanda wayihuza gute n'umuntu utabaho witwa Nahimana wapfuye kera mu mutima? Nahimana yapfuye mu mutima, apfa mu mwuka, apfa mu mutwe, apfa mu bwenge, apfa ku maso, apfa mu matwi, apfa mu bitekerezo. Ni gute umuntu w'umusore w'umunyarwanda nkawe usobanutse ujya kwijandika mu bintu nk'ibyo byo kwa Nahimana ukavuga ngo abantu bakore nk'ibya Nahimana? Oya, uzi impamvu sinabivuze, urumva? Sinabivuze nkaho, urumva? Yego. Nabivuze ndimo ndamubwira ngo, urumva? Nabe na Nahimana Tomaso, iyo bakeneje views, urumva? Abone views kandi afata abantu ba hano i Buraya, urumva? Jewe sinamuzi, urumva? Yego. Cyagiye umuntu nzi twagira mu nguri wapfuye. Urumva nawe namubonye, urumva? Nawe namubonye kwa kundi, urumva? Bazaga hano mu Buholandi, hari batumiye nk'umuntu wenda bavana umujenosideri, urumva? Bamutumiye hano, bakamutumira hano, urumva? Aje kuburana. Nibwo nawe namubonye, ni rimwe namubonye, urumva? Yego. Naho Nahimana Tomaso, jewe nkubwiza ukuri, simuzi, niko akundi mubona kuri televiziyo, kuri YouTube nkaho nk'ukuntu wamubona. Ubu se niki wamutangariza Nahimana ukamvuga Nahimana nk'ubu wamutangariza iki? Nahimana njyewe nabonye na nimero ziyo namuhamagara nkamubwira ati nta Rwanda wategeka, urumva? Nubwo bwenge buke ufite nta Rwanda wategeka, urumva? Icya kabiri, wewe utarabanza mubonye nk'uyu munsi hamubwira ati se nkubwire uko arimo arashaka amafaranga hano abeshya ngo agiye kuziyamamaza mu Rwanda. Aba diaspora nabo bagira ubwenge buke, niba rukora ko babona ifaranga nyinshi, urumva? Bakavuga ngo nabo bose n'abapolitisi, urumva? Agahita ashaka kujya muri politike, none yashijya muri politike yahura n'uriya muntu akamucengezamo ibintu by'ibitekerezo by'amafuti. Bitana kubwije nka Nahimana yategeka iki ko? Uriya ni Nahimbwa, ntabwo ari Nahimana. Niko yaje hano ari mu Bufaransa, urumva? Ari mu Bufaransa, yaje hano atangira gusaba amafaranga nk'ayabandi basaba hano, urumva? Asaba ibyangombwa ngo aje kwiga, asaba ibyangombwa. Abazungu rero hari ukuntu babesha, urumva? Iyo babeshaga wenda ko ahunze igihugu cyangwa iki sinzi ibyo babeshe, hano hari ukuntu ugera hano ugahita ubabesha, urumva? Hano ufite ibyangombwa byose ashobora kugusabira kantuze iyo afite akazi ashobora kugusabira inuze invitation ukaza hano, urumva? Ariko ugeze hano ahita kwigisha imitwe yo guhimbira aba bazungu kugira ngo ujye ubanze utarakora kugira ngo uzagume hano. Ukuntu navuga nk'ubu ngereka nkubwire Noheli ibyo yarakeneye kuri uyu mama sinkubesha, urumva? Sinkubesha, yarakeneye ngo uyu mama azashake azamwohereza invitation aze hano abane, baruzuye hano baje bakabana. None se umudamu nta mugabo afite? Umudamu sinumvise afite umugabo. Nifite uwanjye mugabo, uwanjye mushire nibyo nyine Mary umva mubwira. Ariko ayo mabanga bakuzi mu mutwe. Iya, nicyo yarakeneye wowe no gutumvikanya ibintu twari tumakora. None se madamu Madina Madamu Madina ni iki wabwira Noheli na Ezekiel? Njyewe cyo nifuza kuri bo, shaka kugira ngo bankure kuri social media,
Ezekiel ndamubwiye mu gitondo ndamuganiza ku gadata ningamo kimwe imyaka isinyize wenda namusaba hanjye sibyo ndamubwira ambabarire ankure kuri social media aho nta kintu cyo narebye cyatuma bansha kuri social media arambwira ngo nitumurihe ngo n'icyama kiwe ngo tukirihe ngabone kunkura kuri social media. Icyama safite icyama si ishyaka si umutwe ngo reba umva ngo abakorengana nabo ngo nabo bamaze kuyishyira ngo ku nani ku TV gabo ngo buno bigeze ku TV mbari 13 ngo nabo ngo ni ngombwa ngo nabo baboneho ngo bizo franga ndamuriha gute nje no muriza kandi yagiye kunshyiraho ku social media ntabimusabye uwabimusabye ari eri. Hanyuma tugize dutya Madina icyo nagusaba ni kimwe nsubiza Eric twivuganire. Ndakumva Eric ndakumva. Uremera ko iki kiganiro gitambutsa? Oya gitambutsa nicyo kunyomoza. Gitambutse nicyo kunyomoza. Nicyo kunyomoza pe. Kuko urumva buri agenda umunyakuri kandi nge sinzi guca ku ruhande. Oya ndabizi Claude. Yego. Nushaka ugitambutse pe. Kuko urumva ko nkubwiye ibintu byari byambabaje umutima wanjye numva ngo Ezekiel yigeze kumwe ngo hari umuntu wamubwiye ibintu nk'ibyo nakubwiye ngo yemera naho Imana ngo ubundi byo tuba dukora ngo twagiye dukora nk'ibya naho Imana. So urumva ko mwabivuganyeho rero nge mbashaka ukuri naho Imana ntabwo ari n'umunyarwanda wataye ubunyarwanda utarukira umunyarwanda wabaye feki wabaye imbwa wabaye wapfuye mu mutima apfa mu bitekerezo. So rero ngewe uyu muntu yemera naho Imana barumva ko uwo muntu adafite mu bwonko no mu mutwe hatekereza. Uzi impamvu nabimubwiye? Urumva? Yego. Namubwiye ati kugira mujye mukora ibiganiro mutubwira ngo muri abakozi b'Imana. Urumva? Ahubwo mwakora ibiganiro nka naho Imana Tomaso. Urumva? Iwe abashaka gutwika kugira ngo arye ifaranga za hano i Buraya baramuhereza ifaranga hano i Buraya. Hari abandi bashaka kurwanya igihugu nabo bari i Buraya. Urumva? None seri hano mu Rwanda watwe kuvuga ko umukuru w'igihugu atabaho koko kandi uzi ko hari ubwo urumva wabubwira abantu ukuri cyangwa wababwira ibinyoma gusa birenze no kwitwa ibinyoma kuko ntabwo byaba ari ukuri. Reka nkubwire Claude. Urumva? Nge namuhaye urugero. Urumva? Ndamubwira ngo kugira ngo mugende mutubwira ngo muri abakozi b'Imana ari mwe mwenyine murimo murahangana. Urumva? Yego. Ahubwo mwatwika nka Twagire naho Imana Padiri naho Imana uvuga ngo ntuze ngo perezida yapfuye kugira ngo abone amafaranga y'abanyarwanda bose kubera ko babazi ku matora. Icyakubwira ko nk'abantu bose barwanya leta icyo nzi cyo ureke amatora ashire. Urumva? Eric hanyuma se wowe Eric ndakumva wowe nyuma yuko tuganiriye uhagaze muhe murongo? Ngereka nkubwire Perezida Kagame arahari. Yego. Umva arahari. Umva yego. Ibyo yavuze byose yarabeshe. Urumva? Inde wababesha? Tuzamutora ababare na kuriya Padiri ababare ntazagera mu Rwanda kujya kwiyamamaza. Ari amafaranga y'abadiaspora bose ba hano bibicucu bavuga ngo bararwanya leta y'u Rwanda nabo. Urumva? Nabo ni ibicucu. Nabonye sinzu undi ngo ni Sergeant Robert aragiye ngo aje kumuhimbira ngo Padiri ngo azatorwa se wewe ko ahunze igihugu kajya Bugande. Urumva? Wajya ukamushyigikira mu Rwanda. Arahari perezida arahari tuzongera tumutore naho Imana nta kintu yageza kuri kiriya gihugu kabisa.
uko nakibonye. Urakoze cyane rwose kuba uhindukiye, urumva ko ibyo bintu uvuze ari bizima. Kuba uhindukiye ukava ibuzimu ukajya umuntu ni byiza. Subiza Madina nawe tuvugane ubwa nyuma. Madina, iki kiganiro rero tugiranye ndi bugitambutse nk'icyo kuvuguruza ibyo Ezekiel na Noheli bakuvuzeho ndetse bavuze kuri Eric. Hari icyo byaba bigutwaye kuko genca mu kuri k'umuntu, kuko urumva niba Noheli mutari musanzwe muziranye ukaba ufite umugabo, Noheli akaba yarakubwiye ngo niwe mugabo wawe ngo azakubyaza abana babiri, Ezekiel ukaba utaramuhaye uburenganzira bwo gushyira kuri social media, ni byiza yuko ubimubwira akabyumva n'abantu bakamenya ko utigeze umuha uburenganzira bwo gushyira kuri social media. Ukuri pe ntabwo nigeze mbumuhereza ambabarire ahubwo ankureho. Ntabwo nigeze mbumuhereza njye kugushaka, ariko ndi kureba social media yuzuye amafoto ganjye. Yego, niyo bagakuye nibo bahazi, kandi bakaja kunshyira kuri social media batigeze kugana na Ezekiel ngo bancireho. Uwabimubwiye ni Eric, ariko ntabwo ari njyewe pe, n'imbere y'Imana ikireba. Hanyuma ni iki wasaba abadiaspora bagenzi bawe bahura n'abahanuzi b'ibinyoma bakababeshya kandi mu gihe bababwiye ibyo babwiye atari ukuri? Yes, urabizi njyewe ibya social media ntabwo mbimenyeye, sibyo? Yego. Ibi bibaye nk'akarorerwa kumbona ngiye kuri social media ninga kwisanga kuri social media. Birambabaje cyane kandi biranangaje. Mbuze n'ijambo ryatuma ngiye bansha kuri social media. Icyatuma mbese. Mu gihe Ezekiel na Noheli batakora ibyo biganiro bagukozeho, mu gihe mutari mwabisezeranye amajwi batayakuraho, wakora iki? Njyewe nandikiye Ezekiel ndamubwira, njyewe njyenyine ndamwandikira ndakwereka kuva nabonye namba yawe, ndabigusukumira kuri WhatsApp yawe ubisome. Yego. Byanditswe mu Kinyarwanda. Ugenda mubwira yihangane aje ku murongo tuganire, turi abantu batatu, groupe y'abantu batatu, njyewe Noheli na Ezekiel. Ibi bintu tubirangize yarasomye araceceka, siyangarutsemo kubera yaraziki yarabifitemo ekonomi inyungu. Ngezaho binyanga mu nda njyewe, fata bya bindi byo nandikiye Ezekiel mbisukumira Noheli, ndamubwira rero ibi bintu nandikiye nani Ezekiel kugira ngo tugane turi batatu ibi bintu tubirangize. Yanze kunyishura weho gwanya umuterere tubigane tubirangize. Wandikira Noheli ahamagara, wabwiye Noheli ngahamagara Ezekiel. Tuganire groupe uko nje simbazi bibanzi. Yego. Turangiza aya magambo bondi kumva gageze kuri social media. Ibo nta numwe wangarutsemo, nta numwe kabisa. None rero aho nje nagiye gusanga mbese n'undi wabyumva, n'undi n'abandi bari aho ngaho banagenda kubyitegereza, boguma aba bagabo nk'uko ari babiri boteza abakozi b'Imana uruga, bateza abasenzi aberekwa uruga, nta n'undi wagira ngo yeretswe ngo reka agambe ibyo yeretswe ahanurira umuntu runaka bitungukanyije n'ibi bintu birorerwa byo bari gukora bitagira inshinga. Buri umwe wese yaguma arabatinya, baje kumva ngo uriya ni umukozi w'Imana, umuntu abantu babiri bagasiga isi yose uruga. Ibi bintu narebye atari byiza. Bakagenda bifasha Imana bazaza baragamba ngo ni babahanuzi b'ibinyoma. Ezekiel ni umugabo wubatse, afite umudamu n'umwana. Noheli aracyari umusore. Wowe Ezekiel tumufata nk'umuntu w'umugabo wubatse,
ariko Noheli aracyari umusore. Hanyuma ikindi urumva Ezekeri ntiyaguterese, ntabwo wamushyiraho icyaha kigize kuko Ezekeri ntiyaguterese, ahubwo Ezekeri yakiriye inkuru kandi ni umubara nkuru, atara amakuru akayasohoza, atara amakuru akuzuza. Niki wamubaraho nyirizina cya nyuma uvuga uti jyewe Ezekeri niki mubara kuko Ezekeri atandukanye na Noheli? Yes, ashobora kuba afite umugore n'umwana, nuko kuba abana 2 3 4 5, afite umwana umwe, ariko yitirirwa n'umuhanuzi. ntabwo yitirirwa n'umwe, agurira ijambo ry'Imana, sibyo? buriya hari abo yahanuriye biremera, ntabwo bavuga ngo yitirirwa ngo n'umuhanuzi. ushobora kuba ari umuhanuzi kandi hari abo yahanuriye bikemera. Niba wowe birumvikana, ibyo ugamba birumvikana. Noneho Bibiliya avuga ngo umuhanuzi yemerwa ari uko uburyo yahanuye bisohoye. uri kubyumvikana. Umuhanuzi uje guhanura ntabwo apfaga guhubuka, yakumva gake atari yabaza ukuntu byatanditse, amenye ukuntu ibintu bigenda, intandikiro yabyo n'iherezo ryabyo, ngapfe guhubuka byirukanse kuri social media. Yego, icyo ni icyaha kiremereye, no ku Mana yagihanurira. uramutse so nuvuga ngo urasaba Ezekeri akureho ibiganiro ndetse n'ayandi macano yakoranye nayo kugira ngo akureho ibiganiro by'amajwi yawe bakoze, si cyo undi mwabwira? Ndiyo, nje nshaka kugira ngo Ezekeri agikure cyo kiganiro, kuko na kwanza cya mbere Ezekeri na cyacho msitanye nawe simuzi sana, kandi cya kabiri nari ndi wamubwiye ngo nshire kuri social media, wamubwiye ni Eric. Yego, yarakwiriye gushyira Eric kuri social media, nge wakandeka imba twitanye konfiri ukubyumva, imba twitanye ikibazo na Noheli. yego, bonyine bakwiriye kukimarira nk'abakozi b'Imana, ariko nibagume barabishyira mu bintu bidashobotse. Bo Madina, reka mugushimire rero, nshimire na Eric mwampamagaye, ntabwo nari nabamenye, ariko jyewe umuntu wampamagaye nifuza kumenya uwo muntu wampamagaye ninde. Kandi nabyumvise Ezekeri na Noheli iki kiganiro bazacyumva. Nkubwire ngo iki kiganiro cyanyu kizatambuka ejo saa 12 za nimugoroba, kinabwira Ezekeri, kinabwira Noheli, n'abandi ba diaspora bose bakwiye kuba careful, bakamenya abo bavugana nabo bari bo, kugira ngo batazahura n'ababatuburira. Abatubuzi babaye benshi biyitirira Imana kandi atari abakozi b'Imana. Ariko mu by'ukuri Ezekeri we muzi nk'umuhanuzi, kereka niba ariko wanambwiye ko mutasenganye na Ezekeri, ko mwaganiriye gusa bisanzwe ariko mutigeze musengana. Yes, no kuganira kwa nje na Ezekeri na twaganiye umudagwida kikitano, hapana kabisa. No, Ezekeri ni umuhanuzi, tumuzi nk'umuhanuzi. Noheli na kikitano zatambutse kuri ngewe nawe. Noheli ni ihe nama wagira Noheli? Noheli umugiriye ihe nama kugira ngo ibyo gukora atazabikorera n'abandi? Ngewe cyaba cyiza kandi n'icyatumye nagushaka. Yego, nagushaka nk'umubyeyi, ungirimbuwe, ubabwire bamyambe bakure biriya bintu. nawe uri murababwira, nawe ubwawe uri murababwira kuri social media, uri murababwira. Okay, tubyumvikane. Ngewe babwira ati Noheli nkura kuri social media na Ezekeri. twumvikane. uretse ngende kugenda ngiye kubyamisha abana mani. banza ureke nkubwira akantu kamwe kuri tumubwira Claude. Yes, urumva wibuke ko ku kiganiro wakoze, yego, urumva ukora na Ezekeri na Noah na Noheli, ntabwo mwari mwashyizeho amafoto, bendaga kurwana mu kiganiro. ya oya nakirebye cyose nagikurikiranye, urumva ntabwo mwashyizeho, urumva ntabwo mwashyizeho ifoto. Yego, noneho reba ku ntuze ya Noah nako ya Ezekeri, kuri channel ya Ezekeri yashyizeho yasaka ifoto zo kuri TikTok ahita zishyiramo. urumva ko nibyo bintu
urumva nawe warakoze ikiganiro cy'amajwi kuko ijwi abantu benshi bashobora kugira amajwi y'umuntu tukavuga kimwe cyangwa tutavuga kimwe akaba yavuga kimwe n'undi muntu urumva ibyo nta kibazo byari biteye cyane noneho sasa reba noneho ikiganiro Ezekiel yashizeho urumva ashyiraho amafoto yo kuri TikTok nurangiza ubone umubyeyi ufite abana ejo bazasabwa bakarongorwa urumva ngo bamubone ngo arimo arabyina nka kuriya nta nikosa yabigiyemo ngewe kosa nabwiye Ezekiel ikintu namubwiye Ezekiel ndamubwira ati Ezekiel ikintu nabwiye Ezekiel naramubwiye ati azampamagara kuri kiganiro urumva ariko mpamagare yego urumva noneho nyoboze nowa ko ibintu hanura byose bitari ukuri akajya avangirwa urumva akajya avanye nicyo kintu nashatse kumubwira gusa sawa kandi birarangiye ibyo bintu ubinyomoze urumva kandi sinamubwiye ko sinamubwiye ko ibi bintu agomba kubishyiramo umubyeyi ufite abana urumva Eric aho niba nk'abana biwe babirebye kuri urabizi ko YouTube itagisaza Eric iki ni ikiganiro twari turimo turagirana jye nawe na Madine ku bitekerezo byanyu mutanyuzwe n'ibya Ezekiel na Noheli byo kurabagirane Hakizimana Noel so iki kiganiro kizatambuka ejo saa 12 z'umugoroba ku buryo ahubwo ndifuza ko rwose nanjye cyo nsaba kuko n'ababaje ndababwira ntese aba bantu uyu muntu aje mu kiganiro mwabimubwiye aya rwose nta kintu twamubwiye niba kizanatambuka uri live uzampamagare urumva iki kizatambuka iki tugiranye kizatambuka amajwi nayafashe okay urakoze nayafashe rwose bizaba bimunyomoje pe niyo mpamvu nakubaje mbaza na Madina ngo ese iki kiganiro gitambutse hari icyo murambwira muti nta kibazo yagishyiriho kiranyomoza n'abantu bo hanze babagukurikirana urumva cyangwa bakurikirana Ezekiel bazamenye ko ibyo baba barimo ari intuzi hanyuma hari amajwi Ezekiel yatambukije mu kiganiro aho Noheli yavugaga kuri mama pasteur wa Asia n'uwitwa Bishop Gerard ndetse nanjye ubwanjye nyirizina ayo majwi Madina ni Noheli ni wowe yahaye record cyangwa nahandi yaturutse wamfashe mu njaza ndagana n'abantu kumbe no kuganira nabo bari ku recording nge yarambajije musobanuriye nkuko byabaye iwara recording nta nijwi ryo namusukumye Noheli ya Eric ubwo no kuba ari uri wundi bose baragira giki nori nje mu nori wowe wawundi wo guhamagara ubwambe uwo wafashe amasauti ni nani uri wundi Ezekiel none nawe yahaye sawa reka mbashimire mugire ijoro ryiza natwe hano saa 6 zirageze ajya kugamba ibyo kwega uretse ngenda gukareba byose ndabigututumira yego nta kibazo rwose murakoze cyane Eric nendaga matiku ndio kundana nendaga matiku bamba bareba nkure kuri YouTube Eric reka tubashimire urakoze Madine turagushimiye urakoze cyane namwe murakoze turakoti mana basaba umubyeyi wemba abarira gire bankure ku kiganiro mana bankure ku kiganiro kuko nta kiganiro dukoranye nawe ubwacu kirahagije baracyumva niba cyumva ubwabo bafite icyo gukora kuko bahaye utanze ikiganiro kituma babasha kumva ko utabahaye amajwi utabahaye ikiganiro ko bakoze amajwi yawe aribwo buryo uvuzemo n'ubutumwa utanze ku bantu kuri Ezekiel ndetse na Noheli byo kurabagirane bose wabyumvise muri iki kiganiro utanze umva nkubwira kode urumva karame kandi nkubwije ukuri niba atayakuraho urumva hari umwe uri bufungwe muri bo hari umwe uri bufungwe muri bo
Abisa june nje mfite badata wacu mu Rwanda namaje kubibanzurira baragamba ngo numve ngo manshaka umuntu ukorengana nabo bamanze babiganiraho nibatabikura ngo mbamenyeshe yego mfite umuryango i Kigali mfite umuryango i Kibuye mfite uva ku bintu ubu wese cyangwa ndi Buraya unafite umuryango babikira ikiganiro mutanze ubwacyo gifite icyo kivuze baracyumva ejo bazacyumva kandi bazagira